watsinzwe. Icyo gihe nibyo bimenyetso dufite bishobora kutwereka yuko uyu muntu yari afite imbaraga z'abadayimoni. Ibyo rero ubundi imbaraga z'imyuka mibi zihishurwa n'umunyamwuka, zihishurwa n'abantu basenze. Rero iyo uhagurutse ukaza ugakora ikiganiro wowe ubwawe wambaye inyama n'amaraso, warangiza ukavuga ati jyewe amaraso ya runaka nijye wayanyoye kandi namutegeye aha n'aha nayasangiye na runaka ntabavuga. icyo gihe rero haba hari ikibazo gihari, kuko iyo dayimoni iva mu muntu iravuga. Bashoboye gukorana bya bimenyetso, bakoranye bya bintu, bashobora kumubwira ngo ntutuvuge, ariko ibiciro byose bizatangwa mu buki mu rubanza tuzagira gute tuzabika. Ko nanunganira afite ntago mbizi, baca ubugari mu Nyarwanda ngo akabikora kabizi karya imboga zaretse karitse ubugari. Nugera mu rukiko uzatubabarire ntuzatuvuge ati kuko nutuvuga no gupfa uzapfa. Ibi bintu turabisanisha n'urubanza rw'umugabo bita Kazungu. Bambaye umubiri nimushishoze masanga ari ibikorwa rero bikorwa by'indengakamere, ibikorwa rero bikorwa udatekereza, ureba ukabona ni ikinyamaswa, ariko wajya gukora umuntu uriho ubikora wowe uramubona nk'umuntu, ariko mu isi y'umwuka ni inyamaswa. Rero turiho tubana n'inyamaswa, abantu nibo dukorana, nibo tugendana, nibo tubana nabo ubuzima bwa buri munsi. Igitondo kimwe agahinduka inyamaswa kandi yari umuntu. Mu rukiko byavuzwe ko atari mama si wamurezi, ari ministeri publique. Okay. Mu nyungu bwo za rubanda atasiye si watanze ikirego, twebwe turi kuburana mu nyungu za ki ministeri publique. Yego. Kuko icyo nibaza cyo no mu rukiko witwa Asiye ntago yigeze avugwa, uwanyana Asiye ntago yigeze avugwamo. Urumva rero bamwe n'ibyo bibazaga bati nyamara uyu mugabo wamugani wabona hari wamutumiye kunywa y'amaraso niba adafite umuntu. Maze iminsi ndi mu bintu by'imanza hatagaragara ikintu runaka, kandi avuga ngo ni mu buryo bw'umwuka, yanyoye amaraso mu buryo bw'umwuka. Kwa Pastor Theogene bo bakorewe ihohoterwa batagaragara mu rukiko, akaba akomeza kuvuga gutya kandi avuga ngo hari abantu, kandi iby'umwuka ntago bishobora kujya mu rukiko. Kwa Jinara Yesu abazimu bashya atariko birananira kabisa, ati tubona arimo umwuka w'Imana. Tundi umupasiteri twatinye kuzimu ni umupasiteri twa Pastor Claude. Ati uyu mupasiteri nawe yaratunaniye pe, atuko mumubona burya kwisoshokanye na Pastor. Ariko kiriya gihe yaratwikaga kuko iriya yari prank. Wese bikonfirma ndabizi ni yari prank. Kwi prank yakurikiwe n'uwaje avuga ngo Imana yamubwiye ko Pastor Asiya ari uzamurongora, sibyo? Ivaho arangije avuga ngo jewe na Claude muri twe twishe ubukwe bwe, nta hantu twahuriye. Yanyandikiye ambwira ngo dukorane ikiganiro, ntazi ko yamaze gutekinika ibyo. Bishe ubukwe bwande Ngo twishe ubukwe bwa Pastor bwa mama Asiya n'uwo mu kagasore bikameze gato ishaje. Barongera bakazicurukura akazizana bahoraho ngaho. Kuki bazanye ko Pastor Claude kuzimu wa mwanga yabananiye. Iyo ni prank. Ndabizi ko ari prank. Iyi nda izabahemura kuko abantu banze gukinduka, banze gukizwa, banze no gukura amaboko mu mifuka ngo bakore, ntibashaka gukora akazi kavunanye. Yanavuze ko ngo mama we ngo bamutambye ikuzimu, bese kujya tamukuye kwabayo yabagayo kujya tamukuye. Urundi niwe wari gupfa ngo icyo gihe. Nyuka iriho igenda iriho iturindagiza, iraturindagiza. Ntunyizere nk'umukozi w'Imana nimvuga undebemo ko ngikoze. Uremangatanye ibi byose ngo bambaye ko batayambara, ariko kuki bo iyo minwa basiga wowe kusoma ugasoma n'ibidasomwa kandi utanasize nibi. Iyi minwa basiga ubundi ni ikimenyetso cyitwa ni danger, ndi mu bihe by'imihango. Rero niba abagore bahisemo gora bari mu bihe by'imihango iminsi yanjye ni danger. Erega wenda nta turebeye hamwe muri akeshi umuntu ujya guhimba ikinyoma nk'iki bivuga ngo nta kintu na kimwe atakora. Umuntu uhimba ikinyoma ngo yagiye kuzima nkwe amaraso
no kwica yakwica, no kugambana igihugu yakigambanira, sibyo? No kwitakana umugore biroroshye. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV na Pastor Fanny Official turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane. Mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi. Twakiriye Pastor Fanny, yambaye neza cyane, arasa neza nk'ibisanzwe. Tugiye gutangira adusengera kugira ikiganiro kize kugenda neza, sibyo Pastor? Banza ukosora ko kantu ubundi sanzwe nambara ubusa. Oya hari igihe umuntu yambara neza ariko bikaba ari cyane. Kwambara neza bivuze iki? Bisobanuye iki? Kwambara neza bivuze umwambaro ubona ubereye umubyeyi, kandi umwambaro reka mvuge w'umukozi w'Imana. Urugero ndavuye ntanga urugero, hari nk'umuntu ushobora kuza wenda gutanga ikiganiro ari umupasiteri cyangwa se umupasiterikazi, hakaza mu mwambaro utari umupasiterikazi cyangwa se umupasiteri. Ako nayo ntago nambaye umwambaro w'upasiterikazi. Umwambaro w'upasiterikazi ngomba kwambara ingoro, nkaba namfite n'umusaraba. Ahubwo avuga ngo kwambara ukikwiza. Oya, no kwikwiza ushobora kwambara ipantaro se nabwo wikwije. Oya, ushobora no kuyambara utikwije. Yego, bitewe n'imbere y'abantu bamwe runaka. Ariko urabizi ko abantu benshi kwambara ukikwiza imbere y'abantu ari uko wambara ugapfuka hose. Ningira ku videographer abakameramani bacu bari kubibona kuko nago bafashe kugeza hasi. Ibyo se birimo ntago mwabyishyuriye. Rero baze kudufatira kugeza hasi, turiho ukuntu pastor yikwije neza cyane. Muzadufatira ku kantu, sibyo videographer bacu. Bagira ngo hari umuntu yeze kwaboneka arabona nkunda ko mutangira museka. Sibyo se? Ari ngukumbuye. Dusengere ngaho turagize Imana ikiganiro kigende neza cyane. Mana yacu turagushimye ko utwemere ko aka kanya dubasha guhagarara imbere ya kamera z'abantu bose badukurikiye. Reka buri muntu wese agubwe neza kubw'ibiganiro tugiye kuganira, ku byiyumviro cyangwa ibitekerezo ugiye gutanga, ariko tuyoborwe nawe Mwuka Wera udushoboza ukaduha kuvuga, kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ibyo atashobora kumenya. Umuhishurire kandi ahishurirwe, natwe duhe gushurirwa. Sengerera abakameramani baturi imbere ndetse na Gasaro umufashe kugira ngo abashe kuvuga neza kandi atategwa, kuko hari igihe Satani nawe ajya atega mu magambo kugira ngo umwanzi abashe kwica ikiganiro. Turagusabye rero kugira ngo utuyoborwe nawe muri byose, utange n'ishusho nziza, kandi aba bantu icyo tugambire ni ukugira ngo bahembuke, bakire ijambo ry'ukuri, bamenye icy'agaciro, basobanukirwe ibyo bumvise ahashize, kugira ngo bamenye ukuri kwa byose. Urakoze rero, dushobozwa nawe Kristo, duha imbaraga, tubize mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pastor, reka mwite mbangura, ndabizi ko umwanya wawe ari mutoya. Ku munsi w'ejo nibwo twagiye ku rukiko Kibagabaga. Umugabo Emmanuel, ngira ngo waramwumvise, ntago umuzi wenda mu bundi buryo kuri social media zacu, yiyemerera ko ari wanyweye amaraso ya Pastor Theogene. Ndetse Imana sura mugabo aracyabaho wanyweye amaraso. Abaho yarari muri gereza. Ari mageragere. Ni numvise ko ari inshuro ya kabiri n'undi yaraje mu rukiko. Bwa mbere urumva information zishobora kuba zitaramenyekanye ku mihanda. Ariko mu rukiko rwose umugabo ati njyewe ndiyemerera ko ibyo natangaje atari bihuha. Ibyo natangaje ni ukuri. Ati amaraso ngera naranyoye. Umucamanza ati hanyuma se ayo maraso wayanyweye wagiye Ubugande? Ati yashwe. Wayanyweye gute rero? Ati mu buryo bw'umwuka. Amaraso narayanyweye. Hanyuma se wafatanyaga nande abo bapasiteri kuki udashaka kubavuga? Kandi uvuga ko ari abandi bapasiteri benshi mwakoranaga barenga 5 ndetse. Ati kubw'impamvu z'umutekano wabo ntago nshaka kubangisha rubanda, rwose ntago nabavuga. Ibyo bintu wo byumva gute rero? Urakoze. Buriya ibintu byerekeranye n'iby'umwuka ntago bigira prison ifungirwamo, ndetse nta nubwo bigira umucamanza, ariko kubera ko ibintu biba byamaze kuza bikabwirwa abantu batari ba nyirabyo ndetse batazi n'iby'umwuka, bo bagomba gukoresha amategeko yabo nk'uko agenwe. Numva yarageze igihe, buriya akenshi tuba dusabwa kuvuga ibintu dufitiye igihamya. Iyo tuvuga ngo twirukanye abadayimoni, hari abadayimoni twirukana mu muntu iyo turo dusenga,
ndetse abo badayimoni hari amajwi agenda avuga akavuga ati nazanywe no kumwica, nazanywe no kumunyunyuza, naje kugira ngo tumwonke amaraso. Noneho uwo muntu wajya kureba ugasanga koko niyo ariye ntabwo bigera mu nda, nta kintu mbese ararya nanywa, ukabona ni amagufwa gusa yanamye. Yavuga ati twaje kumwonka amaraso, mwese igihe ari wabivuga mugahita mureba mugabo ati isi koko yaramwonse, isi koko yaramunyunyuje. Akavuga ati twatezaga impanuka aha n'aha. Ibyo byose mwanya kureba mukabona ko hari imbaraga z'imyuka mibi bitewe n'umuntu ubwe muri uwo musengera umudayimoni akamuvamo. Kubera ko uwo mudayimoni ariho amuvamo haba ari imbaraga z'Imana zisunika wa mwuka. Nazo zisunika wa mwuka ugenda usakuza ko watsinzwe. Wabyumvise? Watsinzwe. Icyo gihe nibyo bimenyetso dufite bishobora kutwereka yuko uyu muntu yari afite imbaraga z'abadayimoni. Ibyo rero ubundi imbaraga z'imyuka mibi zihishurwa n'umunyamwuka, zihishurwa n'abantu basenze. Rero iyo uhagurutse ukaza ugakora ikiganiro wowe ubwawe wambaye inyama n'amaraso, warangiza ukavuga ati jyewe amaraso ya runaka nijye wayanyoye kandi namutegeye aha n'aha nayasangiye na runaka, ntabavuga. Icyo gihe rero haba hari ikibazo gihari. Kuko iyo dayimoni iva mu muntu iravuga ikavuga ati jyewe natumwe na nyirasenge, yego, natumwe n'inshuti ye yitwa kanaka. Rero icyo gihe iyo atavuga abantu ngo bw'umutekano bakabyemera, kandi bigaragare kuvuga ngo twanyoye amaraso atarigeze anabivuga mbere ngo anaburire, agatega iyo mitego byose akabivuga, akavuga ngo hari abantu runaka, hari ibintu bibiri mbibonamo. Icya mbere ni ikinyoma cye bwite nka puranka ye ku giti cye yahimbye, ariko buriya mu rukiko cyangwa se waba uri muri gereza hari ugahura na ba ruharwa akakubwira ati nubura na gutya uzatsindwa bigende gutya na gutya. Bo bakamuhezamo bamubwira ngo emera yuko wowe ubwawe wayanyoye, ntuve ku ijambo. Ikindi cya kabiri, ubundi buryo bwa kabiri ni uko ba bantu bashoboye gukorana bya bimenyetso, bakoranye bya bintu, bashobora kumubwira ngo ntutuvuge, ariko ibiciro byose bizatangwa mu buki mu rubanza tuzagira gute, tuzabikora. Ko n'umwunganira afite ntago mbizi, baca ubugari mu Nyarwanda ngo akabikora kabizi karya imboga zaritse karitse ubugari. Yego, aricyo bamwe bavugaga bati nyamara wasanga uyu muntu hari abandi banakingira ikibaba, ati baramutumiye bati nugera mu rukiko uzatubabarire ntuzatuvuge, ati kuko nutuvuga no gupfa uzapfa. Ibi bintu turabisanisha n'urubanza rw'umugabo bita Kazungu. Twabonye Kazungu agaragara yemera ko yisha abantu, ariko mu buzima bwa muntu uko ateye n'umwana w'imyaka 3 n'uwo n'abakinje ihene, ntabwo umuntu yifashe ihene. Biragoye ko wakwifasha umuntu, ariko kugeza ubwo yarangizaga urubanza nta muntu n'umwe wagaragaye wamufashaga. Nibi nabyo byaba bijya gusa. Gusa icyo mvuga cyo nuko turi mu bihe turwana n'imbaraga z'abadayimoni, kandi zifite imbaraga, kandi abariho bazikorera bambaye umubiri nimushishoze murasanga hari ibikorwa rero bikorwa by'indengakamere, ibikorwa rero bikorwa udatekereza, ureba ukabona ni ikinyamaswa, ariko wajya kureba umuntu uriho ubikora wowe uramubona nk'umuntu, ariko mu isi y'umwuka ni inyamaswa. Rero turiho tubana n'inyamaswa, abantu nibo dukorana, nibo tugendana, nibo tubana nabo ubuzima bwa buri munsi. Igitondo kimwe agahinduka inyamaswa kandi yari umuntu. Yego. Hako nanjye siniyumvisha wa mugani. Tuzi ko ibyo byo mvuga ni nabyo ejo abantu bibazaga muri rusange. Batari ko se umuntu niba ari gukurikiranwa ubwe yemerera icyaha ko yanyoye amaraso y'umuntu, ariko akavuga ko hari abandi bapasiteri bagera mu 10 nimba nibuka neza bakoranaga. Ni gute ko wakemera gufungirwa abandi bantu ukajya amageragere uyu munsi ari gusabirwa imyaka 5 ukayifungwa? Araburana nande? Bavuga mu rukiko byavuzwe ko atari Mama Si wamurezi, ari Ministeri Publique. Okay.
mu nyungu ubwo za rubanda atasiye si wowe watanze ikirego twebwe turi kuburana mu nyungu za minisiteri publique yego kuko icyo nibaza cyo no mu rukiko witwa Asiye ntabwo yigeze avugwa uwanyanasiye ntabwo yigeze avugwamo urumva rero bamwe n'ibyo bibazaga bati nyamara uyu mugabo wamugani wabona hari uwamutumiye kunywa ya maraso niba adafite umuntu maze iminsi ndi mu bintu by'imanza pe mbimazemo iminsi mageragere nayigiyeho nayireba ntari nyizi iyo za Kibagabaga narahagiye ntari mbazi n'abacamanza namenye ntari mbazi n'abashinjacyaha namenye uko bakora ntari mbizi n'abavoka namenye uko bakora ntari mbazi yego niba uyu mugabo adafite umuntu baro baburana mu rubanza azavamo iyi minisiteri murega ko ari mu nyungu za rubanda hatagaragara ikintu runaka kandi avuga ngo ni mu buryo bw'umwuka yanyoye amaraso mu buryo bw'umwuka kwa Pastor Theogene bo bakorewe ihohoterwa batagaragara mu rukiko akaba akomeza kuvuga gutya kandi avuga ngo hari abantu kandi iby'umwuka ntago bishobora kujya mu rukiko ntago leta ntiyobeye ko abantu basengera abantu ko bemena insengero kandi ikibazo ni kimwe Pastor kubera iki ibyo bintu bibaye wenda bikabaho mu buryo bw'umwuka pe ariko ukagenda kuvuga ku karubanda nakubwiye ko wanyoye amaraso y'umuntu niba uwo nkurikiranye nakubwiye ngo urubanza we ubwe nakweretse inzira umuntu acamo yirukana abadayimoni mu nsengero zose yewe na kiliziya wabyumvise iyo batera ububani wabyumvise batera ububani baba birukana imyuka mibi hari igihe rero kigera igihe sinzi niba mujya mu isengesho ry'abarwayi za Ruhango n'ahandi agera igihe noneho urimo amashitani reka mvuge muri terime bumva urimo amashitani akabwejagura amashitani akabwejagura akavuga niba ubu turi mu gihugu koko kitazi ko abadayimoni bavuga sibyo izi minisiteri ntago zizi ko zirimo abantu bazi ko harimo imyuka mibi uyu muntu yaricaye akora ikiganiro we ku giti cye iki kiganiro yakoze yaje avuga ko yanyoye amaraso ya Pastor Theogene kandi avuga n'abandi bafatanyije ntabwo yabavuze yaravuze ati hari abandi bapasiteri ntabwo yavuze amazina yabo ariko yavuze ngo ni abandi bapasiteri bivuga ngo uvuze ngo hari abapasiteri akameshoninga izina pastor atavuze izina ry'umuntu bigaragara ko abazi sibyo none uyu muntu mu rukiko ariho araregwa ibintu by'imyuka kandi yaricaye akora ikiganiro ntabwo yariho asenga sibyo yafatanyije bari kumurega n'abanyamakuru nyine abanyamakuru ni abambashyize kuri kamera nk'uko twese twicara hano bagiye kumamagaza nawe baraguhamagaza ni ukuvuga rero ngo kuba yaricaye agakora icyo kiganiro nabo ubwo bagakora icyo kiganiro ni aho hantu bagendeye uyu muntu rero niba we ubwe hari abantu bamuri inyuma baranahari muzabona ejo n'ejo bundi afunguwe azaburana nawe aburana iminsi ingahe 30 ntayirengeje ariko ni ugusomwa ku 10 niba nibeshye ruzasomwa ku 10 z'ukwa kangahe z'ukwezi gutaha ku kwezi kwa 9 bivuga ngo nubwo ari ugusomwa ushobora gusanga abo ubwaba rwirangirije bati dushingiye ku myuka yiniye dushingiye ku ibyo we ku giti cye yabivuze nka we dushingiye ko yagize gute nyuma hazabaho ibyo uzabona atashye kandi hazaba hari ukundi kuboko k'umuntu kuri inyuma hehe y'ibi bimenyetso y'aba bantu yakingiye ikibaba kuko niba ngewe ushobora gusengera umuntu niba ari dayimoni yavuye i Rusizi igomba kuvuga ko yavuye i Rusizi Pastor ushobora kuba utarabikurikiranye neza ntabwo nabikurikira kuko ibyo ntabwo njya nkurikira amakuru ikuzimu nkurikira amakuru ndavuga nese ko biri ku mihanda rero byabaye ejo kandi ejo nta mwanya nari mfite uyu mugabo agifatwe Emmanuel yivugiye ko yatwikaga ndagira ngo uretse gato tugendane ageze mu iburanisha mu mizi avuga ko atigeze ajya za Uganda ndetse avuga na mbere muri RIB nibyo yari yemeje bamwe bati ahubwo uyu mugabo ikigaragara cyo nimba ageze mu rukiko akongera agahindura imvugo kandi mbere yaravugaga ko ashaka gutwika ati birashoboka ko yaba yarageze muri gereza akagirwa inama yo kuba yakiyitirira ko akorana n'imyuka mibi akagirwa inama
sibyo Yego. uburyo imanza bazigoreka bakazigoronzora nabyo byashoboka ariko wenda inama nawe uyu mugabo ni byiza yuko utagendera mu marangamutima y'ibyo abandi bari bagushuka bo bice wowe ufunze kuko niba umuntu afunze we afunze undi we agaramye aho ngaho yiriranywa ari hanze wowe ukagendera kuvuga ngo uramukingira ikibaba ngo azakugira uri uratakaza izina ryawe izina ryawe riratakara wari warubaka ni byiza icyo bita umukozi w'Imana ni iki umukozi w'Imana agomba kuvuga ukuri kuri mu rukundo niba uhagaze ukavuga uti natwikaga nibyo waguye mu cyaha cy'ibinyoma sibyo gerageza noneho nurangiza wowe ubwawe ugire gute usaba imbabazi leta usaba imbabazi mu rukiko bazaziguha ariko nukomeza kunangira ngo wageze muri niba ari ahantu haba amagambo hakaba amakuru ni mageragere sibyo niba ari ahantu ibintu byerekeranye n'inkiko n'ibyaha hari akantu wowe uzi ko katarimo ikosa ariko ari ikosa rero kuba yaremeye muri ribo akavuga ngo naratwikaga azavuga se ko bamushyizeho igitutu bamwemeje kugira ngo avuge ibi ngibi atari byo byari biri mu mutima we wasanga aba bantu banamusura buri munsi abapasiteri bagenzi be yavuze abo yavuze nubwo nemera ko ari umupasiteri pasiteri yasangwa amaraso nibyo nenge kuvuga ntabwo njye nemera rega rimaze iminsi mvuga iri jambo ntabwo hari ibitwiyitirira nibyo nenge kubwira pasiteri ntabwo niyo mpamvu navuga ntabwo nkeneye amakuru y'ikuzimu ntayo nkeneye ntabwo nkeneye amakuru y'ikuzimu nkeneye amakuru y'ijuru pasiteri ntabwo azana amakuru y'ikuzimu ikuzimu Yesu yagiye ikuzimu anyaga urufunguzo Satani araruduha urufunguzo rero n'urwo gukandagira imizimu ariko tugukeneye amakuru ava mu ijuru rero uyu muntu yatuzana amakuru ni ugutwika nyine kandi umuntu atwikira aho atuye buriya ntibazanagushuka nta muntu utwikira ahantu adatura aha urakoze pasita bamwe batari ku wundi wa mugani niba uyu muntu yarakoranaga na pasita Theogene nk'uko abivuga ko hari amafaranga bari baramwemereye bati kubera iki waza kuvuga amakuru y'umuntu ariko yamaze gupfa nanjye rero icyo kibazo ndiho nibaza umuntu arapfuye ntitwamuega ibyo dukeneye abahanuzi batubwira ibintu mbere y'uko biba yego ako kantu kumva nubwo wenda ubuhanuzi bujya butambuka ntibabwumve ariko bwasohora ariko hari igihe icya kiganiro kigaruka ko cyageze gute bwavuzwe ariko ubuhanuzi buza bukaza ari uko habaye cya kintu umuntu yapfuye ngo Imana yari yanyeretse ko azapfa kuki Imana yakweretse ko azapfa kandi uzi n'izina rye utagize gute utamusanze ngo umuburire ko biratuga ngo tumuburire hari igihe ubuhanuzi buba mu bice hari igihe buca amarenga bukavuga ariko bukadusaba ko dusenga ariko hano dufite imyuka iri kuri izi social media imyuka abantu sibyo iri ikenya abantu iyi myuka ni yindi niba ibwaye Imana iravuga ngo ntacyo nzajya kuko nakibwiye abagaragu banjye itubwira ibintu ikababwira ibintu muze musengere hazagiye gupfa umusitari hagiye gupfa umupasiteri umeze gutya hazabaho ibi bintu icyo gihe kuki tutabona muhaguruka mukambara ibigunira mukarira ariko uyu muntu yamara gupfa abazi ubuhanuzi bukaza bwihuta hagiye gupfa n'uwundi uyu muntu ntiyaba ari abakozi bakorana na Satani kandi bari ahantu rwihishwa ariko bazerera kuko Satani arazerera ni imyuka izerera kuko iyi myuka iza kuzerera mu gihe cya kintu cyabaye umuryango urarira ariko indi myuka iraza guzerera ngo rega Imana yarabinyeretse ukumva rwose wishimiye ko umuntu yapfuye kandi iratubwira ngo niba mareba ikubwiye ngo uburire umuntu runaka rira uboroge kuki tutabona bariho barira kuki tutabona bwa buhanuzi buvuga ngo dusengere igihugu ariko igihugu cyamara guterwa ubwo mukaba ari bwo munezezwa si imyuka se ni imyuka ihari iriho ikenya iyi myuka ni n'ejo nahoze mvuga iriho ishaka kuvuga ngo Pastor Rutayisire yapfuye nawe yaramuvuzemo ko ngo ikuzimu batinye Rutayisire ati nanagiye na hariya ku Giporoso ngo ninjire mukore mu ntoki kujya muha imbaraga zanjye mbi mibi kwa Jinara Yesu abazimu bashya atariko birananira kabisa ati tubona arimo umwuka w'Imana tundi umupasiteri twatinye kuzimu ni umupasiteri twa Pastor Claude ati uyu mupasiteri nawe yaratunaniye pe ati uko mumubona burya kwisoshokanye na Pastor ariko kiriya gihe yaratwikaga kuko iriya yari puranka wese ubikonfirma ndabizi
ni yari puranka kuri puranka yakurikiwe n'uwaje avuga ngo imana yamubwiye ko pasita Asiya ari uzamurongora sibyo ivaho arangije avuga ngo jyewe na Claude muri twe twishe ubukwe bwe nta hantu twahuriye yanyandikiye ambwira ngo dukorane ikiganiro ntazi ko yamaze gutekinika ibyo bishe ubukwe bwa nde ngo twishe ubukwe bwa pasita bwa mama Asiya n'uwo mu kagasore bikameze gato ntabwo mbizi ibaze ko iyo zo nkuru ntabizi kandi mwishe ubukwe bwe niko nyine babivuze ni puranka zaje zikurikirana rero niyo puranka yo kuvuga ko nese wenda Noheli mwahuriye ko nzi ko mutanaziranye ibiganiro ugenda ukora nyine bareba kuki batavuga nta bandi bapasiteri bo mu cyaro bahari bareba bari hano bagaragara nicyo kikubwira ko ari ugutwika na biriya byose n'ibyo ahishira yatwitse avuga yuko Rutayisire amunaniwe kuki atavuze nta wundi mupasiteri wo mu Giporoso ukorera mu Giporoso utari Rutayisire ubu ngubu koko mupasiteri ukomeye cyane umunyamavuta ni Rutayisire cyangwa uko Rutayisire aba hano kuri social media kuki aba bose bazana amakuru y'abantu bazwi hano mu mihanda ni hano haba abantu bahora ku mihanda batajya bavaho inkuru zabo nubwo zaba zishaje barongera bakazicurukura bakazizana bahora aho ngaho kuki bazanye ko pasita Claude kuzimu wa mwanga yabananiye iyo ni puranka ndabizi ko ari puranka n'uwabimamagana abisobanura kuri puranka bakinnye uyu mugabo ko yabateye ubwoba ni amapuranka ibi byose ukimbabaza nuko byishe ubutumwa bwiza bitumye kuko aza yitwa pasiteri anywa amaraso ati ariko nibaza uzi ko ari ugutwika iyi nda izabahemura kuko abantu banze guhinduka banze gukizwa banze no gukura amaboko mu mifuka ngo bakore ntibashaka gukora akazi kavunanye yanavuze ko ngo mama we ngo bamutambye ikuzimu bese kujya atamukuyeyo kwabayo yabagayo kujya atamukuye urundi niwe wari gupfa ngo icyo gihe ariko bamwe bari baza ati wasanga no gupfa n'urupfu rwa mama nyamara yarapfuye bisanzwe atari ariko ibintu byose Sandri ibintu byose ubu abantu bose bagiye kujya bapfa tubitirire ibitambo ko Imana yaremye ikagena umuntu igihe cyo kubaho akagera igihe cyo gupfa ejo bundi hari umuntu wahoze ambwira tugana ambwira ati namenye ko pasiteri batanga abantu ati batanze dore imbogo bamutanze bate ko umuntu nibuka ko abakobwa ba Serufadi muri Bibiliya itubwira mu kubara ibice byabo ngira ngo 37 aravuga ngo abakobwa Serufadi bagiye gusaba umuze gakondo yabo babwira Mose ngo data yapfuye azize ibyaha bye ntabwo ari mu iteraniro ry'abigometse kuri Mose kuki abantu batemera ko abantu bapfa gupfa urupfu bagenewe gupfa hari abantu bapfa bagapfa bakuze hari n'abapfa bakiri batoya bagakenyuka ariko bapfuye yarwaye indwara iyi n'iyi kwa muganga ati twakoze ibishoboka byose barasanasana iminsi ikicuma ariko byanze kuki ibintu byose bitabyitwa ibitambo kuki iyi myuka iriho igenda iriho iturindagiza iraturindagiza ntunyizere nk'umukozi w'Imana nimvuga undebemo ko ngikoze ejo bundi hari umuntu wanyandikiye ari mu ntuza ari muri Australia arambwira ngo bavuga ubutumwa bisize ibintu ku munwa ngo bambaye n'amaherena ngo batamba abantu ikuzimu wowe utayambaye ukijijwe uti si wowe uremangatanya ibi byose ngo bambaye ko batayambara ariko kuki bo iyo minwa basiga wowe kusoma ugasoma n'ibidasomwa kandi utanasize nibi iyi minwa basiga ubundi ni ikimenyetso cyitwa ngo ni danger ndi mu bihe by'imihango rero niba abagore bahisemo guhora bari mu bihe by'imihango iminsi yanjye ni danger yagira ukwegera amaherena agahurira no kujya kuzimu ntago mbizi niba ariyo esikariye binjiraho bacaho ntago mbizi urumva ubuyobe dufite abantu banze gusigizwa nibo rero baduteza leta byanditse ko umugore usiga iminwa bari mu mihango uzaze dukora icyo kiganiro oya ndi kukubaza oya ngiye ikintu mbona abantu dufite amadini yamaze kutwica pastor niyo mpamvu idini wasize iminwa ati yari ngo ni ibihe by'imihango ariko wamubaza mu by'ukuri ati ngerekaho muri Bible byanditse oya hoho wenda kuhabona twahabona ahubwo dore ikibazo sibyo ntago nemeranya ko nteza amatwi ntago nemera ko icyaha kiri ku musatsi ntago nemera ko icyaha kiri muri verine ntago nemera icyaha ko kiri mu maherena icyaha kiri mu mutima wabyumvise
umuntu wese afite uburyo arimba mu buzima amabara ukunda mu siyo buryo nkunda bwe. mu buryo bwe sibyo ibyo byo wenda hari tugiye muri n'abakubwira ngo Bibiliya verine ngo nizi kuzimu ikuzimu ariko yagiyeyo ayo marangi bayacanze ahari abandi ati produit nyine abo ahubwo bajye bavuga amakuru yabo kuko bo niho baba sibyo umuntu yerekwa ibyaho atuye sibyo wakugura kumva ndakumva umuntu yerekwa ibyaho agize gute atuye wabwiwe n'iki ko kanaka gikuzimu udakora protokole ye ni ikibazo urumva ahangaha bamaze kwica ivugabutumwa ryaho bamaze no kwica amacana amwe n'amwe azana ukuri nukora iki kintu basakuze ati nawe nk'ubu urakora ikiganiro bavuga ngo iyi cano nayo igira amatiku ni bande bayazana niwe wamubwiye ngo ngwino uvuga ko yanyoye amaraso nje gutanga ubuhamya mfite hari ugiye amuhamagara ndafite ubuhamya nesoje ngo ndashaka umeka nzaze kuri kamera yawe ntanga ubuhamya ukuntu namaze imyaka ingahe ikuzimu ni nabyo ushaka ahubwo niba waravuye ikuzimu ngwino umpa amakuru ikimana imaze kugezaho kumbwira amakuru y'ikuzimu nta kuzimu ushaka ntacyo bitumariye nta nubwo dukeneye ikuzimu ni nko kutubwira ngo dusubize mu mateka hashize turi mu gihugu cy'iterambere turazamuka nta mpamvu yo kudusubiza hehe mu byashize kunyibutsa rero amazina yanjye mu bwana kunyibutsa ko natobye utwondo ntabwo aricyo kiri bumpindure ahubwo ngwino umbwira iterambere nzamuka nta nubwo tugomba kumanuka ahubwo turazamuka ikimanuka ni isabune ni imva imva ni ishonga ariko ibindi byose byarimwe by'umugisha tujya hehe hejuru ibi byose rero abantu bizanira ni ukwiremera icocera idini ryacu niryo risenga neza uzura umwuka wera turebe utubwire wera imbuto kuki imbuto batazishaka ariko uzi ko uyu muntu wambaye gutya umeze gutya ashobora kwera imbuto kuruta wowe kurenza uriya wambaye biriya yego uhanura ibintu bigasohora ndanagukunda ariko hanyuma wowe kutabyambaye wahanuye nawe ariko abantu ibitambo byaragowe ejo ndi nibwo nabonye ni kwa Ezekiel ni kwande ati tisiye ati ni ibitambo tukibaza niba yego tubona itangazo rivuga ngo ndi muzima ari mu bitaro kugeza uyu munsi ariko nawe yavuze ko yari ari kuri moto niba ari iki cyamugonze ari agisida ariko ndarazana amakuru ngo ni igitambo tukibaza impanuka ihuriye he n'ibitambo reka tubwire abadukurikiye cyane kugira ngo bamenye ukuri nujya umuntu najya kuvuga inkuru jya ubanza urebe umuntu yivuze aka nako kazabafasha sibyo kuko hari igihe umuntu we ubwe ashobora kuzana inkuru bitewe n'icyo ashaka ari mu kazi arashaka kwiba imibereho hari umuntu ushobora kureba kuko aho dukeneye za komedi turahazi sibyo aho dukeneye amafilime tuzi aho tuyarebera aho dukeneye ijambo ry'Imana turahazi aho dukeneye amakuru meza atariho ivumbi ukavuga uti twayatohoje neza twigereye kuri tere turahazi icyo nicyo kizadufasha kudafata ibirohwa byose ngo tumire umuntu natanga inkuru akareba cana akavuga ati nkoze titire imeze gutya jya ubanza uvuge ngo uyu muntu ninde uyikoze uyirebe kugira ngo umwinjirize ariko bitavuze ko ariko kuri aho ngaho muranyumva mwe abadukurikiye kuko ntabwo uzakurikira inkuru yatambutse hakaza umuntu agatanga ubuhamya yarangiza akaza avuga ibibazo by'urugo rwe ry'umugabo we cyangwa se umukoresha we cyangwa umugore we nyuma yamara ubwo butumwa bwatambuka bagasubira inyuma akajya gushaka uwavuzwe muri ya nkuru noneho yajya gushakwa nawe akabaho ukuri ngo muzamuhuze na wa muntu wagize gute na wa muntu noneho we wazanye inkuru z'umuntu umwe gusa agahita acaho nk'umuyaga ntago muzabihuza ngo bikunde rero umuntu wese ashobora gukora titire bitewe n'uko abantu banze no kumva ukuri azakora titire yo kugira ngo imugaburire ariko ntago bivuze ko ariko kuri mu magambo make rero ntabwo abantu bose uriho bapfa batambwaho ibitambo twemera ko hari imyuka mibi inakora pe no ku mugaragaro hari imyuka hari n'imiryango ikora mu ibanga irikora inagaragara uburyo igenda itsikamira uburyo bw'umwuka bw'Imana irahari ariko ntabwo waza ngo ibintu byose ubyitire kuko uyu muntu we ubguza no kukubwira icyo nawe ubwe araboshye none kagiye kubibazwa akabiryozwa ari wenyine wa mugani urumva atari ikibazo ukaba ukoze ikintu wishimye wumva ari ugutwika ariko bikakurangirana nabi nyine nicyo cyabo utamenya
kandi burya umuntu hari abantu benshi ntabwo bazi amategeko ntabwo bazi amategeko hanyuma rero hari igihe uhura n'umuntu nawe ubwo akakugira inama atazi amategeko noneho ugasanga akenshi ashatse kwiburanira muri ubwo buryo akamubwira ati nta n'impamvu yo gushaka umwavoka wowe bivemo genda wisobanure gutya wemararire ko yuko wabyeretswe nk'umukozi w'Imana ariko atari byo buriya nanone iyo ukoze ikintu nk'icyo ukaba wagikoze ahatariho biba binasaba kusaba imbabazi agasaba imbabazi kubera ko icya mbere cyo ubwa mbere ibyo yavuze muri RIB bitandukanye n'ibyo kandi umurega aracyari umwe ni nabyo bamubajije bati kuki se muri RIB wabyemeye wagera ahangaha ukaba ubihakanye none ukavuga ko atari ibihuha watangaje uyu munsi agasabirwa imyaka 5 ndetse n'abo bakoranye ikiganiro bagasabirwa imyaka 5 ariko ikindi kintu cyatunguye abantu ni ijambo ryajemo ry'umuntu witwa Juste nijoro nibwo twakoranye ikiganiro ati ni ukuri kuva nava muri ibi bintu navuga bisa n'amatiku ati satani ari kungerageza pe ko nawe yarabirimo se oya urumva hari ikiganiro ngo yakoze kuri 3D TV niko mu rukiko byavuzwe ngavuga ko ari kurira cyane avuga ko Theogene atambwe witwa rero Pascal ufite ngo niba ari Imana irahari niba ari nde we aravuga ati none se Pastor Juste yakoze ikiganiro kuri 3D TV avuga ko Pastor Theogene yatambwe ati none nanjye uyu munsi ndi kubibazwa kandi nawe yarabivugiye kuri iyo cano bamwe bati none se ubundi wamugani ko umuntu yiburanira ibye kuki muri uyu mwandiko hajemo abandi bantu umwandiko niba abantu bataraba ibyo bintu by'amategeko ntabwo mbizi nubwo tugomba no kubyinjira cyane ko amategeko agomba gukora ibyayo kandi abantu bagafite uko babyumva ariko ubutabera nibwo buzavuga ukuri kandi RIB nayo burgize gukora itohoza ikora igenzura icyo nabwira aba bose ni uko atari byiza gutangaza inkuru z'impuha udafitiye gihamya harimo ibintu by'umwuka nk'umupasiteri ntabwo wakagombye kubizana hano ngo wicare buri ikintu ugiye kwicara ukavuga uba witeguye ko icyo kintu gifitiye ukuri kose hanyuma iyo uzanyemo kujijinganya akenshi bishobora kukubera bibi numva atari byo hanyuma kugira ngo wenda iki kintu ngihe gitange umucyo ni uko tudakwiye ko abapasiteri twakagaragara muri izi nduru muri izi nkuru zo kuvuga ngo twagiye ikuzimu igihe cyose uba utukishije umurimo kandi hari abawukora neza batawica ariko bivuze ngo wagiye ikuzimu kandi ngo abantu batamba abandi bituma ari imyuka yo kudindiza abantu kugira ngo abantu batizera bananirwe no gusenga ahubwo bayoboke za mbaraga z'abadayimoni abantu bareke gusenga tuzajya gusenga muri itorero buriya umugeni aracyahishwe Yesu yavuze mureke urukungu rukurane n'amasaka byagombye kureka abantu bakagenda bagasenga umwuka wera nakuzaho azakwereka icyo ugomba gukora azakwereka ko ahantu atariho ariko abantu be kugendera mu bihuha hari ibihuha bihari biriho kandi abantu bafite kwanza ibi bihuha ntibagira amatorero ntibagira naho babarizwa mu matorero nawe ngo yasengeraga mbere nimba ntibeshye muri Kongo bamubaza ati Kigali none uri usengerayo Kongo sahangaha ni muri Kongo niba yaravuze ngo ni ku mucyo ki ntago mbyibuka neza hasi muri Kongo ubwo niba ari muri Kongo nibyo nabyo ni ikibazo sibyo ntabwo yagombye niba ari muri Kongo nabwo tugomba kwibaza uburyo ko uyu munsi ariho ibiriho bihigwa sibyo yavuye muri Kongo ataje mu Rwanda ataje kuvanga umurimo wo mu Rwanda ati abapasiteri bo mu Rwanda bafite uko babayeho nuko bagendaho bafite nuko bayoborwa ese ho yabaga n'ubundi mu Rwanda niba yabaga nyine icyo cyose nicyo ndiho nshaka kwereka ni tekinike ziriho zibazwa sibyo ziho zikorwa nabwiye ngo abantu benshi bariho bavuga ibyo abenshi baba badafite amatorero niyo umubajije yiyitira itorero runaka ariko ugiye kubaza iryo torero wasanga batamuzi rero ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo uri umupasiteri uvuge ngo njikuzimu nakoze ibi nibi wumve kuri fiyeri yabyo kandi hari abantu biri gutoneka kandi dukeneye ko umupasiteri ari icyitegererezo cyo kugira ngo tumubonereho urugendo rujya mu ijuru atubwira amakuru ko tugomba kwitwara mu isi ko tugomba guhinduka tukava mu byaha tukaba abagenzi bajya mu ijuru twebwe iyo dukijijwe dukomeza inzira ijya mu ijuru ntabwo tumanuka hasi sibyo hanyuma rero iyo tuza kutwereka ngo kanaka turakorana ntitubakeneye kuko Imana yarapfushije icyo gihe tuvuga ko Imana yapfushije rero icyo nacyo ni mu buryo bwo kwangisha abantu
amatorero bikanababaza. Rero nagira inama abakora uwo mwuga, mwaba amapuranka mukina cyangwa ibyo abandi babagira inama ngo uzamenyekana, utwike umenyekane, akenshi birakwangiza bikakwicira isura. Uyu munsi bigiye gufata amezi 6 umare muri gereza. Sylvia yabipfuye. Hari amutaza niba ari gusabirwa 5 se wo kabyara urugero ariko ashobora no kumara muri 30 jours kayimara mara amezi angahe 6 ari muri niba ari imyaka ari iminsi mibi, ni iminsi 30 ni iminsi 30 ni mibi, sibyo? Hanyuma iyo minsi 30 nuyimara mukasanga umazemo amezi 6, ni hehe uzasaba akazi, ni hehe uzagirwa ikize? Mujye no gukora ibintu mwemera ubukene bubarye, ariko mukore n'ikiyedi wagikore kukabaho, sibyo? Wagikora ukabaho kandi ukabaho utanduranyije, ariko kuza kwanduranya ngo ugiye gutwika. Kuba ari ikintu njya nibaza, uyu muntu ejo vangwa gikuzimu, hanyuma ukayibona ukabona abantu akagaruka ejo avuga ngo bandiriye amafaranga, harya ayo mafaranga mu muhana ikimujyana ikuzimu. Ikibazo pastor kandi ntabura babimukorera. Ikibazo cya nyuma nanasoza umugani uvuze ko kantu unyuma ikindi kibazo. Akora ikiganiro amaje ati se urubatse tori. Nyuma amakomanteri ndanabyibuka araza menshi ko kati niko manwe uratinyuka ukihakana koko umugore wawe n'abana babiri babahanaha koko nta n'isoni ufite kubera iki wakoze ibyo bintu koko ukabihakana nuko ageze i Kigali kuko byavuga ko bari mu cyaro. Yongeye kwana ikiganiro witwa Pastor Claude ati tubwiza ukuri twabonye amakomanteri menshi ku ma YouTube channel atandukanye kuri umugabo tubwiza ukuri ati nyine nago nubatse atari ko mfite umwana umwe kandi na wa bundi yaravuze ko nta mwana agira hari umusore. Ari cyo kintu n'abantu bavuga bati wa mugano wabana nibi byose ari kuvuga n'umugabo hari ibinyoma. Erega wenda nta turebeye hamwe muri akeshi umuntu ujya guhimba ikinyoma nk'iki bivuga ngo nta kintu na kimwe atakora. Umuntu uhimba ikinyoma ngo yagiye kuzimanywe y'amaraso no kwica yakwica, no kugambana igihugu yakigambanira, sibyo? No kwitakana umugore biroroshye, no kurongora uyu munsi akamushyira mu rugo ejo akazana undi biroroshye, no gutanga abana be. Ese gutamba niki? Byo kwihakana nabwo ni ugutamba, kuko ayo marira y'uyu muntu ntabwo yoroshye, sibyo? Ni umuvumo kuri wowe. Rero hari umuntu ukora ikintu ugahita ubona ukavuga uti uyu muntu ibyo akoze n'ibindi byose yabikora. Ibyo byo kwihakana abagore bo nabonye ari umuco weze w'abagabo bamwe bava mu byaro iyo ngiyo basigaye bagera i Kigali bakubitana ya mpumuro y'i Kigali iriya isigaye igenda ikaranze ibuza abantu kwiyiriza. Barangiza agahita avuga ati aha niho akarya kanywa, yarangiza akibagirwa. Yatangiye kubona igituza bagasoza bajya guterura ibyuma kugira ngo agiye guturitsa imbogo, akibagirwa ko aba yasize mu cyaro, sibyo? Babayeho nabi, agahita abona ko batagikwiranye. Kubera iki? Kaka wa mudamu kuri we yabaye umukecuru, nubwo n'undi yaje ari umusaza ariko yabaye umukecuru, inzara zaracitse kubera ko arabona abasiga amaverine, abona abasiga amaverine bateraho inzara. Nshuti nubwo asiga verine nawe yometseho izindi, kuko urumva yometseho izindi ntizikagukange, nawe uriya wawe uzamujyane bamwomekereho umunsi umwe aza gusura. So utegeza ko we ariye agafiriti n'utwo tunyama dukatakaze ntiyabyibuha. Rero amaze kubyibuha atangira ikiranga umugabo ko atangira agafaranga ahita arongora undi mugore. Ni ikibazo rero. Urumva rero bagore mwihangane nyine barabataye. Uzajye Nyabugogo umunsi umwe ariko uzafate gasa utere Nyabugogo hari muri gare uzaza baruhushye utere yo kamera ureba abagore baba muri gare. Warababonye bavuye Rusizi, umwe bavuye Rusizi, umwe yavuye mu majyaruguru, bose bicaye ku dufuka cya Londoni n'umwana acukije n'uwaruho yonsa. Aba bose baba baravuga ngo naje nje kureba umugabo ngo na telefone yikuyeho. Aka kantu karambabaza. Aba bantu bari hariye waramutaye wowe uruje mu mujyi wowe maze gusorekara, ariko hari undi wamurangiye. Hari nandi makuru abayo ugasanga noneho we yaraje yahamagawe na mugenzi wa wundi aravuga tuzaze nkwereke umugabo wawe haba. Akaza mara kwaje ngo ati kugira ngo mpakwereke rero ngwino banza urare hehe iwanjye. Kurari wawe bisobanuye iki? Kuki muhohotera abagore? Kandi cyo nengeza nkumvaga ndakarangije bazatereyo kamera hariya murebeyo imifuka ihari. Unyibukije ko ngo uyu mugabo yafashwe yararanye n'umukobwa se.
ngaho iyo tekereza nkuru ndayibutse ku mihanda abiri ati yanafashwe rwose iwe hari umukobwa yasizeyo ubwo ni indaya nako si umukobwa yasizeyo umugore ari aho ngaho abo bose bari aho ngaho si ababyeyi ntubyara ngo warabyarira igihugu niyo mpamvu igihugu kigomba kuba warangiza ukaza uhaza iki wari uhaza iki gituma uza kuba ngo uje gutwikira ku maraso y'abandi bantu uje kuvuga iki ucyambere cyo bazanagushinje ko watukishije umurimo w'Imana rwose icyo ni ikosa hari ibintu nimujya muvuga nimuvuga ngo ni pasiteri hari ibintu maze iminsi kwiyama nimujya mubona umuntu yamaze kwadukaho n'ibyo bintu nta mupasiteri ujya ikuzimu nta mupasiteri ufata umwana ku ngufu nta mupasiteri ujya ruswa nta mupasiteri usenya ingo z'abandi cyangwa nawe nize ngo zitakaze umupasiteri atanga rasiyo mu rugo rwe uwo si pasiteri jya umwita izina rye yego ikiranga umugabo yitirirwa icyubahiro cy'urugo rwe kuko agize gute agikorera icyo ranga umurimo ukora witirirwa icyubahiro cy'umurimo ukora niyo mpamvu ubona perezida ahagarara akavuga ati mwabaye muti kuki yavuga icyo nuko baba aribo batukisha igihugu ayobeye yabereye perezida wowe kuki batukisha umurimo wawe ukoreramo warinze ukumva ni sawa si ikibazo. Pastor turagushimiye Imana igumugisha ku bitekerezo byawe ariko munatubabarire abaturage mutubabarire badukurikiye ni inama nziza cyane mutubabarire abapasiteri ntago ari bose ntago ari bose baracyahari batari muri ibyo bafite amakuru y'ijuru barahari rwose mutubabare dusaba imbabazi ku bwabo bose. Yego urakoze cyane. Urakoze nawe. Gasaro TV.